Muraho neza abakunzi bacu barabadukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugeho tuzakorera imwe duhite dutsinda. Ese no kubera iki tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa? Ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizami cyawe ukabona ibibazo 8 biragarutse, ukabona ibibazo 9 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizami ukorere imwe uhite utsinda, ikintu ubusabwa ni ukubona ikizami cyose kiba cyakozwe ukagikosora, ukabonera ku gihe hari amasomo tugenda tubashyiraho agenda abafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, ukabonera ku gihe kiriya kibazo ngenda postinga gikunda kuba kiri kuza mu bizame biri gukorwa. Rero kugira ibyo byose ujye ubibona ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga linki mbere y'uko ureba ino video. Ujya aho hantu handitse subscribe wakande kugira ngo ninjya mbishyiraho ujye uhita ubibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe ari bo bagusharinga linki. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 078 935 16 twufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online uri kure cyangwa bitewe n'akazi ukora bitagukunda ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha aho waba hose mu gihugu. Ikintu ukora ni kimwe, uduha amasaha ubona akunogeye. Ayo masaha yageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 078 935 16 ndakeka ko wamaze gufata agapapuro rero, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Mbibuza ko ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa. Ikibazo cya mbere ni cyo ku cyapa, kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki. Tegereze neza icyapa dufite, asigaye umbwira ubusobanuro bwacyo. Ese kino cyapa uri kubona gifite iyihe shusho? Ese uri kubona gifite ishusho y'uruziga? Ese uri kubona gifite ishusho ya mpande enye? Ese uri kubona gifite ishusho ya mpande eshatu? Rero kino cyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Iyo video narabibakoreye ibyapa, ubusobanuro bwabyo ndetse n'ibibazo bagenda babazaho. Ibibazo byose wabisangamo, utari wayibona wasaba kuri YouTube channel yanyu ukayireba kugira ngo nujye ku bibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Murabizi ibyapa ukunda kubibaza haba mu buryo bw'amashusho haba mu buryo bw'amagambo. Kino cyapa gisobanura iki? Hari ibisubizo bine baba baduhaye, uhitamo igisubizo cy'ukuri ukacyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Araba ngo mbere hari umuyobozi w'amatungo, mbega ngo imbere hari inzira ya gari ya moshi, sega ngo hegera amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambiye, deka ngo inkomane ibambi. Ese kino cyapa gisobanura iki mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda? Kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Ese gisobanura iki? Ndakeka ko wamaze gutsemisa cy'ukuri, ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Niso cy'ukuri nta kindi, ni se ahegeye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambi. Ikindi kintu nakubwira ko zino nzira za gari ya moshi zifata ubuso bunini, rero birashoboka ko hari indi mihanda igenda yambukirana ino mihanda ya gari ya moshi. Rero iyo gari ya moshi igiye gutambuka, hari amatara yabugenewe aba yakura urumuri rw'umutuku rumyatsa bashyiraho kugira ngo niba wari ugiye kwambukiranya umuhanda wa gari ya moshi uba uhagaze imanzi itambuke, kuko ikintu usanze mu nzira irakigonga. Impamvu mba mbivuzeho ni uko mazi ko hari ibindi bibazo babaza byerekeye kwa ino bintu bya gari ya moshi. Nubwo mu Rwanda tutagira gari ya moshi, ariko bakunda kubibaza bakubwira ese ari amatara bari kuri iriya mihanda aba yakura urumuri rusuti. Rero uzahita uvuga ko yakura urumuri rw'umutuku. Ndakeka ko ramuzwe hitamo rero se ntabwo ari ibyo bari batubajije, ahubwo haniso cy'ukuri ni se ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambiye. Impamvu babivuzeho nuko bazi ko ushobora guhura nacyo mu kizami urakora mu kanya. Mbibutsa ko ibibazo biragaruka, ujye ureba ko ikibazo cyose dukosoye nikiramuka kije mu kizami urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka cyane cyane mwa kino kizami kiba gikozwe ari icya mbere. Ubusanga uyu munsi wose baririrwa bari kubazamo ibibazo byinshi, niyo mpamvu usigaye ubona abana bajya mu kizami bagakora rimwe bagahita batsinda. Nuko mbere yuko ajya mu kizami aramanza agakosora kino kizami, yagerwaho agakora rimwe agahita atsinda. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ikurikira. Ni igihe ijuru rikeye, muri make hasa nkaho hari kubona ntabwo igicu kibuditse. Araba ngo metero 100 ku manywa na metero 20 mu joro. Mbega ngo metero 150 ku manywa na metero 50 mu joro.
siga mu metero 200 ku manywa na metero 100 mu ijoro deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi n'ide nta giso cy'ukuri kirimo. No kubera iki nta giso cy'ukuri kirimo nibyo tugiye kureba. Batubwiye ngo itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara igijuru rikeye nibura mu ntera ikurikira. Baratubwira ngo ku manywa ni metero 100 na metero 20 mu joro. Ese birashoboka ko wabona itara ari ku manywa muri metero 100 yaba ari nijoro karibonera muri metero 20 itara riri kwaka? Ibyo ntibishoboka, ahubwo nijoro nibwo tubona itara riri kure. Hari igihe uba uhagaze na Nyamirambo wareba za Remera ukaba wabona itara ririyo kubera ko aba ari nijoro, ariko hari igihe umuntu yanagucaho telefone iri kwaka ari ku manywa ntunabone ko iri kwaka. Bivuze ko ku manywa bahahaye intera nini kuruta iya nijoro. Niyo mpamvu hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Urabona ko no kuri B bavuze metero 150 ku manywa ukaba waribonera muri metero 150 ku manywa, nijoro ukaribonera muri metero 50. Ukaba warebera itara riri kwaka muri metero 200 ari ku manywa hari izuba, haba ari nijoro ukarirebera muri metero 100. Ibyo ntibibaho. Niyo mpamvu hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niyo mpamvu muba mugomba kwitegereza neza mbere y'uko musubiza. Mbibutsa ko kode ziri koneka aho waba hose mu gihugu. Iyo ufite ibisabwa ukaba ufite nimero y'indangamuntu hafi, iminota 3 uba umaze kubona kode yo gukoreraho mu karere ushaka n'isaha ushaka. Uratwandikiye cyangwa uduhamagara kuri 0789 35 16 tukabigufashamo. Iyo tumaze kugushakira kode tuba tubonye ko hari umunyeshuri wacu uri kwitegura gukora, ukatwandikira nko kuri WhatsApp ikintu cyose cyagufasha tukahita ikiguhera ku gihe. Birashoboka ko waba uri kure ariko ukabona utabona umwanya wo kuza ngo twigane mu ishuri. Turakwigisha aho waba hose mu gihugu w'ikintu ukora, uduha amasaha aboneka ku munsi. Kambwira ati wenda mboneka saa 2 z'umugoroba kugeza saa 4 z'umugoroba. Ayo masaha yageze turaboneka tukakwigisha, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza. Wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsindira. Mutwandikira ngo nduhamagare ni kuri 0789 935 tubafashemo. Nabonye abantu benshi bakunda kurindira ko bamanza kujya gukora, wenda agatsindwa akabona kuza kutugana, kandi uba watugana mbere tukakwigisha ukagenda ugakora rimwe ugahita utsindira. Mutwandikira ngo nduhamagare kuri izo nimero tubibafashemo. Ndizera ko mwari mwamaze guhitamo D, ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko mwari mwamaze kumenya impamvu duhisemo D. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo umuvuduko w'ibinyabiziga bidapakiye ushobora kurenga kilometero 50 mu isaha ateganyime, bigomba kuba bifite ibikoresho byo byumvikana mu ntera. Hano hari intera baduhaye, murabizi bitewe n'ukuntu ikinyabiziga gikoze kiba gifite ibikoresho byo bigenda byumvikana mu ntera igiye itandukanye. Nko kuri volomoteri iba ifite ibikoresho byo byumvikana mu ntera ya metero 20. Yavuze ihoni iri muri metero 20 ukaba wabyumva. Impamvu mbabivuzeho nuko mbazi ko hari ikindi kibazo kibaza gutyo, kikabaza ngo mwa bino binyabiziga ni ikihe gifite ibikoresho by'ihoni byumvikanira muri metero 20, ugahita uhitamo volomoteri. Rero ntabwo ari ibyo batubajije, ahubwo nari ndi kugira ngo mbwire ko bitewe n'ukuntu ikinyabiziga gikoze biba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera igiye itandukanye. Bino binyabiziga ndakumirwa biriya bikora ku mihanda, izi tugendamo, volomoteri, byose biba bifite ibikoresho by'ihoni bigenda byumvikana mu ntera igiye itandukanye. Hano none bari kutubwira ngo ese bino binyabiziga bidapakiye biba bishobora kurenza umuvuduko wa kilometero 50 mu isaha ategamye, bigomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ingana iki? Cyavuze ihoni kiri mu ntera imwe mwa zino baduhaye nye, ukaba wacyumva. Araba muri metero 100, mbega ngo muri metero 200, sega ngo muri metero 50, deka kubwira ngo muri metero 150. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko amaze kugitamo iso cy'ukuri, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni se muri metero 50. Ndizera ko amaze kugitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Ibibazo biragaruka, ndakeka ko nikiramuka kije mu kizame uri bukore mu kanya urahita ugikora. Rero kugira ngo ujye ubona kino kizami cyose kiba cyakozwe, niba uri hafi gukora ujya aho hantu handitse subscribe, ntabwo bigoye, ukakanda ikintu cyose nkira hano aba ari icyagufasha kujya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Cyaba kino kizame yaba ari amasomo ngenda mbategurira
yaba na kiriya kibazo ndi gukunda gupostinga kiri gukunda kuba kiri kuza mu kizame kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe. Abantu benshi bambwira ko bagiye mu kizame bagasanga cyagarutse. Nawe kugira ngo ujye mu kizame uhite ukibona, nigishyiraho uhite ukibona, ujya aho hantu handitse subscribe ntabwo bikoye, ukahakanda ikintu cyose nshyizeho aba ari cyagufasha kujya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ibinyabiziga berekeranyije mu butumwa ntishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo ibinyabiziga berekeranye mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bikurikira. Ndakeka ko mwagiye mubibona mukabona ibinyabiziga ni byinshi byatonda umurongo urenze metero 500, cyane cyane mwa kiriya gihe cyo kwamamaza umukandida wacu, ukabona ibinyabiziga byatonze umurongo biwutonze warenga metero 500 bakabigabanyamo amatsinda. Iryo tsinda riba rigomba kuba rifite ibipimo rigomba kuba ryujuje. Ese ni ibihe bipimo? Nibyo bari kutubaza hano. Aravuga ngo utarengeje metero 50. Iryo tsinda niyo rirengeje metero 50. Mbega ngo utarengeje metero 100, se kango utarengeje metero 150 ndeka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kiye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyanyacyo cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota wari buze kugira kuri 20 nka kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ndizera ko wamaze gutema iso cy'ukuri, ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni utarengeje metero 50. Ubundi iyo biratonda umurongo urenze metero 50, metero 500, babigabanyamo amatsinda. Ayo matsinda bagomba kuba afite uburebure bwa metero 50, utarengeje metero 50, n'uriya mwanya uri hagati y'itsinda riri imbere n'iri inyuma. Muri mwanya uri hagati nawo ugomba kuba utarengeje metero 50. Ndizera ko uramuzwe guhitamo A, ndizera ko uramuzwe kuyandika ku papuro. Utari wayihisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizame uri bukore mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora ikizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ibyapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi bigomba iteka kumurikwa cyangwa kugarura urumuri ku buryo bigaragarira nibura mu ntera ikurikira igihe ijuru rikeye. Urabona ko ibibazo byerekeye kuri za gari ya moshi bakunda kubibaza cyane, nubwo mu Rwanda tutari twagira ino mihanda ya gari ya moshi, ariko uramutse ugiye mu gihugu zirimo ndakeka ko bitakugora. Niyo mpamvu uba ugomba nabyo kubikora kandi ukabyiga. Aravuga ngo muri metero 200, mbega ngo muri metero 250, sega kuvuga ngo muri metero 300, deka kubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota ari buze kugira kuri 20. Bakubajije ngo ibyapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi bigomba iteka kumurikwa cyangwa kugarura urumuri ku buryo bigaragara nibura mu ntera ikurikira igihe ijuru rikeye. Mu yihe ntera? Ndizera ko amaze gutema iso cy'ukuri, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni de, nta giso cy'ukuri kirimo. No kubera iki nta giso cy'ukuri kirimo? Nari nabibabwiye kwa kiriya kibazo cya mbere ntabwo bashyiraho ibi byapa cyangwa ibi bikoresho runaka, ahubwo bashyiraho amatara agenda yaka urumuri rumyatsa rutukura. Niyo mpamvu hano duhisemo de ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko hano batubwiye ngo ibyapa, kandi ntabwo bashyiraho ibyapa ahubwo bashyiraho ari amatara yaka urumuri rutukura. Hano niyo mpamvu duhisemo de, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ndizera ko uramutse kuyitamo, ndizera ko uramutse kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo muri iri sangano ry'umuhanda hari icyapa gisobanura guhagarara n'umurongo wera urombereje mu nzira. Niyo mpamvu hari iki cyapa cyo guhagarara hano. Tegereze neza ahantu tugeze. Uri gutwara ikinyabiziga cyawe, imbere yawe hari uriya murongo. Urabona kiriya kinyabiziga kiri hariya kwa ino shusho baduhaye, imbere yacyo hari umurongo urombereje hagati mu muhanda, hakaza n'icyapa cyanditsemo stop bisobanura guhagarara. Ese no kubera iki hari kiriya cyapa hakaba nuriya murongo imbere ya kiriya kinyabiziga? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, ugiye guhitamo icy'ukuri kimwe ucyandike ku gapapuro. Iravuga ngo biragoye kubona neza mu muhanda munini. Mbega ngo umuvuduko wo mu muhanda munini wavanyweho. Sega kuvuga ngo ni mu isangano ry'umuhanda rikoreshwa cyane, mu gihe de iri kutubwira ngo hari imirongo iburira ibyago bitunguranye. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyajya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye
ubwitonzi. Ese hano urabona isomo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze n'ishusho baduhaye uhitemo igisubizo cy'ukuri ucyandika ku papuro. Ndizera ko rero wamaze kubyitamo isomo cy'ukuri, ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni biragoye kubona neza mu muhanda munini. Urabona ko kino kinyabiziga kigiye kwinjira muri uriya muhanda uri imbere, ntabwo kiri kureba iburyo, ntabwo kiri kureba ibumoso. Niyo mpamvu bashyiraho kiriya cyapa cyanditse ngo stop, bagashyiraho n'uriya murongo kugira ngo nuhagera ugiye kwinjira muri uriya muhanda uri imbere yawe. Kubera ko utari kureba iburyo, utari kureba ibumoso, umanza uhagarare by'akanya gatoya. Ntabwo ugiye kuhahagarara igihe kinini, urahahagarara by'akanya gatoya ukareba ko nta bindi binyabiziga byaje biri kumanuka cyangwa biri kuzamuka, ubundi ukinjira mu muhanda witonze kugira ngo udateza ibyago abandi bari muri uriya muhanda ugiye kwinjiramo. Ndakeka ko mugikunda kubibona, ukabona imodoka kino cyapa iyo ukibonye urabona imodoka iyo zihageze zikunda kumaza zigahagarara. Kubera iki? Kubera ko birashoboka ko baba batari kureba iburyo, batari kureba n'ibumoso, ku buryo hashobora kuba haza ikindi kinyabiziga kiri kwihuta bakaba baragonganye. Niyo mpamvu bashyiraho kiriya cyapa n'uriya murongo urombereje hagati mu muhanda. Nuko biba bigoye kubona neza mu muhanda munini. Ndakeka ko uramutse uhitamo A, ndizera ko uramutse uyandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ibibazo biragaruka. Nikiramuka kije mu kizamuri bukore uhite ugikora. Murabizi gukora rimwe ni intego yacu hamwe na Rwanda Driving College TV. Ikintu busabwa ni kimwe, ni ugukanda subscribe gusa. Ahasigaye waba uri gukosora wabona hari ikintu kiri kukugora ukacyandika muri komenti zanyu zose turazisoma, tukareba ibintu biri kubagora, tukagenda tubibateguriraho amasomo. Murabizi amasomo yose twashyizeho ni mwebwe mwagiye muyadusaba. Rero kugira ngo ujye ubona ayo masomo ukanda subscribe hasi. Ariko birashoboka ko waba ubonye nka kino kizame ukabona nimero zacu ukamenya ko twagutegurira amasomo uri kubura nk'umunsi umwe, aho ngaho hari igihe uba wajya mu kizamu utabonye iryo somo kandi uba ugomba kugenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Wanyandikira kuri WhatsApp ni kuri 0789 935 16 nkaba nagutegura agasomo ngahita nkaguhereza bitewe n'ibiri kukugora, wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ibinyabiziga bihinga n'ibindi bikoresho byihariye bikoreshwa n'ibigo bipatana imirimo iyo bigenda mu nzira nyabagendwa igihe cya nijoro cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bishobora kugaragazwa inyuma n'amatara abiri atukura. Bipfa kuba bitarenze ibipimo bikurikira bitewe n'ukuntu igihe kimeze, bitagishoboka kubona neza muri metero 200 bitewe n'ibihe bimeze bite. Wenda igihe cy'imvura hari ibihu cyangwa n'igihe cy'izuba hari umucucu, ntabwo biri gushobokera umuyobozi w'ikinyabiziga kuba yareba muri metero 200. Rero bishobora kugaragazwa inyuma n'amatara abiri atukura, ariko bipfa kuba bitarenze ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo nibyo tugiye kureba kwa bino bisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha, mbega ngo uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. Seka kubwira ngo uburebure ntarengwa ntiburenga metero 8. Ndeka kubwira ngo A na B nibyo bisubizo by'ukuri. A kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha, na B uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6 nibyo bisubizo by'ukuri. Nicyo bashatse kuvuga kuri D. Ese hano urabona isomo cy'ukuri cyanya cyari ikiyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ariko mbibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu isaha ntuzabigereho ikibazo. Ikinyabiziga cyose kiba gifite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. Hari umuntu ukubaza se iyo bavuze kilometero 20 mu isaha bashatse kuvuga ngo iki? Ese ugenda uri gupima? Oya, ikinyabiziga kiba gifite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kugenderaho mu isaha. Rero hano isomo cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Wari wahisemo A ni igisubizo cy'ukuri ariko ufite 0. Wari wahisemo B ni igisubizo cy'ukuri ariko ufite 0. Ugomba guhitamo inyuguti ivuga ko byombi biraba ari ibisubizo bya nyabyo. Ndakeka ko uramutse guhitamo rero D, ndizera ko uramutse ukayandika ku gapapuro. Utari wahisemo ibibazo biragaruka. Niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizami kiba cyakozwe ari icya mbere. Nikiramuka kije mu kizamu urakora mu kanya cyangwa ejo uzahite ugikora. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo iyo nomero kiziritse ku binyamitende, velomoteri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande, uretse ibinyamitende na velomoteri bidafite umuyobozi, iyo uburumbarare bwabyo cyangwa iyo bw'ibyo yikoreye butuma itara ry'ikinyabiziga gikurura ritagaragara igihe bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Nababwiye ngo bishobora kuba bitabashobokera umuyobozi kureba muri metero 200 bitewe n'ukuntu ibihe bimeze,
wenda ari igihe cy'imvura hari ibihu cyangwa ari igihe cy'izuba hari umucucu atabasha kureba muri metero magana abiri. Rero bigaragazwa ku buryo bukurikira. Kubuhe buryo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo icyo ukuri ucyandika ku papuro. Aravuga ngo itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. Mbega ngo itara ry'icyatsi cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, deka ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Ese hano muri iso cy'ukuri cyanya cyari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndizera ko igiso cy'ukuri bamaze kugitamo, ndizera ko bamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. Neza neza kino kibazo barakibaza. Bakakibaza gute? Bakakikubaza gutya, noneho ino B na C na D bakabikuraho, ahubwo bakavuga ngo itara ryera kuri romoroki inyuma, B itara ry'umuhondo kuri romoroki inyuma, C itara risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma, D ibisubizo byose ni ukuri. Aho ngaho tuhitamo ibisubizo byose ko ari ukuri. Ariko uri kubona nka hano duhisemo bafashe biriya bisubizo byose byakagombye kuba ukuri babirunda ku kibazo ku nyuguti imwe. Ni itara ryera riba rigomba kuba riri kuri romoroki inyuma cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije. Rero hari igihe bavuze ngo itara ryera riri kuri romoroki inyuma, B itara ry'umuhondo, C itara risa n'icunga rishije, aho uzahita uhitamo D ko ibisubizo byose ari ukuri. Ariko niba babishyira ku nyuguti imwe uzahitamo iyo nyuguti. Niyo mpamvu hano duhisemo niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ndakeka ko nibaramuka bagihinduye muri ubwo buryo nkubwiye uzahita ugikora. Impamvu babivuzeho ni uko mazi ko hari ikindi kibazo neza neza kimeze gutya ariko kikabazwa muri ubwo buryo nayo maze kukubwira. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 9 kirabaza ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere, ikinyabiziga cyose gihagaze umwanya muto cyangwa munini iyo gihagaze mu mwanya wo ku ruhande wagenewe abanyamaguru kugira ngo bashobore kugenda batagombye kunyura mu muhanda, umuyobozi agombye kubasigira akayira gafite byibura ibipimo bikurikira by'ubugari. Ibihe bipimo? Hano ibisubizo bine baduhaye. Araba ngo metero imwe, B ngo metero ebyiri, C ngo metero 0.5, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano hari igiso cy'ukuri cyanya cyari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Kino kibazo bagiye kugihindura bafata zino metero bakazishyira muri santimetero, bakavuga ngo santimetero 100, B santimetero 200, C santimetero 50, D nta giso cy'ukuri kirimo. Ikintu bazaba bakoze ni ukuba bazaba bahinduye ingero gusa. Nibaramuka babihinduye gutyo ntibizakugore. Ese hano hari igiso cy'ukuri cyanya cyari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndizera ko bamaze kugihitamo, ndizera ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni ni metero imwe. Ndakeka ko bamaze guhitamo ndakeka ko bamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 10 kirabaza ngo icyapa cyerekana ahantu hagenewe guhagararwamo n'imodoka nini zagenewe gutwara abantu kirangwa n'ubuso bw'amabara akurikira. Hano batubwiye ku buso gusa. Ayahe mabara? Aravuga ngo ubururu, B ngo umweru, C ngo umutuku, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano hari igiso cy'ukuri cyanya cyari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 nka kino kizami kiba kimaze gukorwa aka kanya. Ndizera ko hano wamaze guhita igiso cy'ukuri, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko namaze kugihitamo, ndizera ko namaze kucyandika ku gapapuro. Urabona ko ibyapa ukunda kubibaza haba mu buryo bw'amagambo haba mu buryo bw'amashusho. Kugira ngo ibyapa byere kujya bikugora, sura kuri YouTube channel yanyu ni Rwanda Driving College TV, urebe iriya video y'amoko atari n'ibyapa byo ku mihanda urajya kumara kuyireba, nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Hari abantu benshi bakunda kutubaza ese nk'umuntu ashatse kwiga twamubwira ngo searching irihe zina, umubwira ko ari Rwanda Driving College TV. Ikizame cyose cyakozwe buri munsi muba mugomba kukibona. Muri weekend tukabashyiraho amasomo agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ubugari bwa romoroki ikuruwe n'igare cyangwa velomoteri ni burenze ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Aravuga ngo santimetero 25, B ngo santimetero 125, C akakubwira ngo santimetero 45, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano hari igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero igiso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri
20. Ndizera ko wamaze guhitamo igiso cy'ukuri, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Ese uramutse guhitamo D, ese uramutse kuyandika ku gapapuro utari wamaze kuyihitamo, ibibazo biragaruka. Nikiramuka kije mu kizamini urakora, uhite ugikora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza bwitwa. Uri gukosora ukabona hari ikintu kiri kugora, cyandika muri comment tugutegureho isomo. Bwitwa ngo iki? Ari ngo feri y'urugendo, mbega ngo feri yo guhagarara, sega ngo feri yo gutabara, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ikintu washatse kuvuga niba ari bwo bwa mbere dukosorane kino kizami, washatse kuvuga ngo ntabwo ari igiso cy'ukuri, B ntabwo ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Hano rero igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C, feri yo gutabara. Ndikizera ko namuzwe guhitamo C, feri yo gutabara. Ndizera ko namuzwe kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiye ni ikibazo cya 13 kirabaza ngo igihe umuyobozi w'inyamaswa afite inyamaswa idatuje asaba ko ibinyabiziga bihagarara. Twaye inyamaswa uyijyanye mu isoko, ushobora kuba ari amatungo, rero ukaba iri kugusarana, agasaba abayobozi b'ibinyabiziga ko bahagarara. Ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga uba ugomba gukora iki? Uba ugomba kwitwara ute? Araba ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara, mbega ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuvuza ihoni agakomeza, sega ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko. Ndeka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri, B ikaba ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Ese uba ugomba gukora iki mu gihe hari umuntu ufite inyamaswa idatuje akakusaba ko wahagarara? Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. Ugomba guhagarara kuko inyamaswa nta bwenge zigira, iba yahita ijya mu muhanda ikaba yaguteza ibyago. Bino byago haba harimo byo kubura n'ubuzima, niyo mpamvu mugomba kwitonda. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 14 kirabaza ngo iyo mu muhanda hashushanyijemo umurongo wera ucagaguye ntugomba. Murabizi hari igihe uba uri kugenda mu nzira nyabagendwa ukabona umuhanda urimo umurongo wera urombereje hagati mu muhanda ucagaguye, cyangwa ugasanga udacagaguye. Rero buri murongo hari ikintu uba ushatse gusobanura. Hano bari kukubaza ngo iyo umuhanda ushushanyijemo umurongo wera ucagaguye ntugomba, hari ibyo uba ubujijwe. Ntugomba gukora iki? Araba ngo ntugomba kujya mu kindi gice cy'umuhanda, mbega ngo ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Se ikavuga ngo agomba guhagarika ikinyabiziga, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. None hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Nka kino kizami kiba kimaze gukorwa aka kanya, mbibutsa ko kode ziri kuboneka waba uri hose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 078 935 16 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Tumaze kugushakira kode, tubatonye ko hari umunyeshuri wacu uri kwitegura gukora ikizami hafi, ahasigaye twaguha ibintu byose byagufasha kugira ngo ujye mu kizami ukore rimwe uhita utsinda. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare kuri izo nimero tubigufashe. Mukeneye kwiga mu buryo bwa online uri kure bitagukunda guze twigane mu shuri cyangwa bitewe n'akazi ukora, ukoresha iyo nimero 078 935 16 tukakwigisha wagera aho ugakora rimwe ugahita utsinda. Mwere kujya murindira kujya gukora ngo mutsindwe mubone kuza tubigishe, ahubwo mujye mutugana mbere tugwigishe ugende ukore rimwe uhita utsinda. Rero hano iyo mu muhanda ashushanyijemo umurongo wera ucagaguye ntugomba. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Biba ngombwa ryari? Ugiye guhindura nk'icyerekezo cyangwa ugiye kunyuranaho. Mu zindi ndimi z'amahanga mubyita kudepasa. Uba ushobora kugera rero mu kindi gice cy'umuhanda iyo uriya murongo wera urombereje hagati mu muhanda ucagaguye. Ndizera ko uramutse guhitamo B, ndizera ko uramutse kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 15 kirabaza ngo iki? Kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ugenda inyuma y'ikinyabiziga gitwara abagenzi gihagaze gikuramo cyangwa gishyiramo abagenzi agomba kubahiriza iki? Areba ngo kunyuranaho ibumoso, mbega ngo gutegereza yihanganye. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, kunyuranaho ibumoso no gutegereza yihanganye. Deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Uri kugenda mu nzira nyabagendwa, imbere yawe hakaba ari cya kinyabiziga kiba kiri gushyiramo abantu, bamwe bakavamo
abandi bakajyamo. Ese uba ugomba gukora iki uri umuyobozi w'ikinyabiziga? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. So cy'ukuri cyandika agapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Nka kino kizami kiba gikozwe aka kanya. Hano rero so cy'ukuri nta kindi ni ugomba kunyuranaho ibumoso. Urabizi kunyuranaho bikorerwa he? Ibumoso. Igihe cyose ni ibumoso ugahita uvuga ko nta giso cy'ukuri kirimo, kuko kunyuranaho bikorerwa ibumoso, ariko igihe cyose ntabwo ari ibumoso. Ndizera ko uramutse guhitamo rero kunyuranaho ibumoso. Ndizera ko uramutse kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikira ni ikibazo cya 16 kirabaza ngo igihe ubonye icyapa kigaragaza ishuri wakora iki? Umuyobozi w'ikinyabiziga ukabona kino cyapa kigaragaza ishuri wakora iki? Uba wakwitwara uti? Ari ngo kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze. Mbega ngo gukomeza n'umuvuduko uri hejuru kuko umunyeshuri agomba gutegereza. Sega ngo kuvuza ihoni. Mbega ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese uba ugomba gukora iki uri umuyobozi w'ikinyabiziga ubonye kino cyapa kigaragaza ishuri? Hano ndizera ko amaze guhitamo igiso cy'ukuri. Ubonye ugiye kuvuga igiso cy'ukuri utaramara kugihitamo, ubahagaritse video kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Wizere ko ariyo wari kugira mu kino kizame kiba kimaze gukorwa aka kanya. Hano igiso cy'ukuri nta kindi. Ndizera ko amaze kugihitamo. Ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni ugomba kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze. Ikibazo cya 17 kibaza ngo ku muyobozi w'ivatiri iki cyapa kivuze iki? Uri umuyobozi w'ivatiri, ese kino cyapa kivuze iki? Kitegeze neza, gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ni 5 nini na kata gatoya. Uri umuyobozi w'ivatiri, kino cyapa kikubwiye iki? Hano ibisubizo 4 baduhaye. Hitamo icy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Araba ngo kirambuza gutwara ku muvuduko utarengeje kilometero 5 mu saha. Mbega ngo nta burenganzira cyima mu gihe gikurikizwa ku binyabiziga bifite hejuru ya tone 5. Mbega ngo ntacyo bindebaho mu gihe bireba gusa izipima tone 5 kurenzaho. Mbega ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano muri giso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko amaze kugihitamo igiso cy'ukuri. Ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni se. Ntacyo bindebaho gusa, ntacyo bindebaho mu gihe bireba gusa izipima tone 5 no kurengaho. Iyo handitsemo 5 na ta ntoya biba bireba izirengeje tone 5. Ndakeka ko uramutse guhitamo rero se. Ndakeka ko uramutse kuyandika ku gapapuro. Abari izipima tone 5 no kurengaho. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo icyapa cy'inyongera cyerekana aho bagobokera ikinyabiziga kirangwa n'amabara akurikira. Ubu ugiye kumbwira amabara ariko bino byapa byongera ari amabara yose abariho. Araba ngo ubururu, umweru n'umukara. Mbega ngo umweru, umukara, ubururu. Seka ngo umutuku, umweru, umukara. Mbega ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano rero igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Ndizera ko amaze kugihitamo igiso cy'ukuri. Ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri rero nta kindi ni B. Aba ari umweru, umukara n'ubururu. Umweru, umukara n'ubururu. Utari wareba iyo video y'ibyapa byongera, sura kuri YouTube channel yanyu uyirebe. Ubonye utari kubibona wanyandikira kuri WhatsApp iminota 2 mba namaze kuyiguha, wazajye gukora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo uretse mu migi ku yindi mihanda yagizwe na Minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu buremere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni n'ubuhe buremere? Araba ngo toni 12, mbega ngo toni 16, sega ngo toni 10. Deka ngo igiso cy'ukuri kirimo. Hano rero igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko igiso cy'ukuri amaze kucyandika ku papuro. Ndizera ko amaze kugihitamo. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A. Bigomba kuba ari toni 12. Mbibutsa ko toni ari urugero rw'uburemere, aho toni imwe bingana n'ibiro 1000. Ikibazo cya 20 nacyo cyanyuma cyabajijwe mu kino kizame cy'uyu munsi cyabazaga ngo iyo ni amategeko yo kugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwicika kubera ko ariko zakozwe ni araba ngo kilometero 70 mu saha. Mbega ngo kilometero 40 mu saha. Sega ngo kilometero 25 mu saha. Deka kubwira ngo kilometero 20 mu saha. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Ndizera ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndizera ko amaze kucyandika ku papuro.
ngiye kukivuga utari wamara kugihitamo uhagaritse video kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Hano rero isomo cy'ukuri nta kindi ni kilometero 25 mu saha. Ubonye bakiguhaye batashyizemo kilometero 25 uzahita uhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko kino kizame dukosoye hari ikintu kigufashije. Ubonye hari icyakugoye uranyandike cyangwa ukampamagara nkagusobanurira serivisi yo gusobanura ikibazo cyose waba wagize mu kino kizame kiba cyakozwe ndetse n'ibyakozwe mbere iba ari ubuntu. Ibindi byo no kwibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu, wowe twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789951626 ngufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga by'umwihariko kuri kure bitagukunda ngo uze twigane mu shuri, twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789935626 tubigufashemo. Ukeneye kwiga umunsi umwe cyane cyane ku bantu bari mu mujyi wa Kigali, turaza tukakwigisha turi kumwe, naho wagenda ugakora rimwe ugahita utsindira mutwandikira cyangwa muduhamagare kuri izo nimero, hasigaye tubafashe. Muri hafi gukora, jya aho hantu handitse subscribe wakande, hasigaye ukosora ikizami cyose kiri kuba cyakozwe, nugerwaho ibibazo biri gukunda kugaruka uzakora rimwe uhite utsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.